Mwaramutse amahoro bavandimwe, umwami wacu nanone ashimwe kubw'ikuzo rye ryinshi n'ububasha bwe buhambaye, yongeye kuduha undi munsi kugira ngo tuwugenderemo tumunezerewe kandi tumunezeza. Data mwiza, habwa icyubahiro kubw'imbabazi zawe nyinshi. Turagushimira yuko uduhaye undi munsi mwami. Turagushimira yuko iki gitondo imitima yacu iramukijwe, ifite inyota mwami yo kuza imbere yawe, ifite inyota yo kumva ijambo ryawe, ifite inyota yo kwibwira ibyawe. Mwami, ni ubuntu butangaje, ni ubuntu butagira akagero, ntacyo twabona tubihwanya nacyo, kandi nta nubwo ari twe twabyihaye, ahubwo ni wowe tubikesha. Mwami, kuba igitondo cyishira n'ikindi kikaza tukigukunze, tukifuza mwami gukomeza kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo, tukiyahagizwa no kugushakisha mwami, tumeze nk'impara iguye umwuma yirukanka hose mu butayu ishaka aho yanywa amazi. Rero reka ntutume mwami tugenda uko twaje, reka inyota yacu ibe iyo guhazwa nawe. Mwami wacu, utwigarurire rwose, imitima yacu ibe satisfied. Urakoze, icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuba ibyawe iminsi yose. Amen. Reka tubumbure Bibiliya zacu muri iki gitondo, tujyane mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere. Abatesalonike ba mbere turaza kureba ku murongo wa 9. Abatesalonike ba mbere, rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike umurongo waho wa 9. Reka dusome, haravuga ngo: kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho. Reka nsubiremo, Abatesalonike ba mbere igice cya mbere umurongo wa 9. Kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri ihoraho. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike Pawulo yandika muri iki gice kibanza, yarariho abashimira ukuntu ngo ubutumwa bwiza bwabagezemo, ngo burangije bubyara imbuto, buba significant, bugaragara no mu mibereho yabo, ku buryo byari ibintu bigaragarira buri wese ko abera b'i Tesalonike bahindutse koko. Kumva ngo aba bantu barakijijwe byaramamaye ahantu hose. Urebye nko ku murongo ubanza, umurongo wa 8 muri iki gice cya mbere nyine, haravuga ngo: kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'umwami wacu, icyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye, ngo nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu. Aba ngo bari abantu bahindutse, bari abantu bahuye n'ubutumwa bwiza. Aba Batesalonike bahuye ngo n'ubutumwa bwiza, ku buryo ngo ba Pawulo ngo nta nubwo bajyaga birushya babatangira ubuhamya. Aya niyo magambo Pawulo atangiranye muri uru rwandiko rwa mbere. Neza neza mu gice kibanza aratangira ababwira ngo ubwaku bw'ijambo ry'Imana bwamamaye muri Aziya hose buturutse iwanyu. Bivuga ngo aya matorero yo muri Aziya yagiye aba impacted, cyangwa se umuriro w'umwuka wera n'ububyutse, revival yanyanyagiye muri Aziya, ariko ikongejwe n'Abatesalonike. Mwumva aba bantu ukuntu bari batangaje.
ngo kandi ngo ntago byageze Makedoniya gusa no muri Akaya, ngo ahubwo ngo hose kwizera kw'aba bantu ngo kwari kwaramamaye, ngo nicyo gituma ngo ba Pawulo iyo bagiye ahantu babwiriza ntago baba bakeneye cyane gusubiramo iby'Abatesalonike. Nyine ngo byari byaramenyekanye, barahindutse ikimenywa bose yuko Abatesalonike ari bene data kabisa bo kwizerwa, bakundwa n'umwami, bashishikariye imirimo myiza. Imbuto y'ubutumwa bwiza yagezemo irabyara ku buryo bugaragarira buri wese. Niyo mpamvu agera ku murongo wa 9 akavuga ngo impamvu tutajya turuha tugira icyo tubwira abantu, ngo nuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye, nuko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri ihoraho. Uyu niwo murongo nshaka ko dutekerezaho bavandimwe, muri iki gice cya mbere umurongo wa 9 mu gace kawo ka kabiri kavuga ngo nuko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri. Iyo umuntu akijijwe, umuntu wese uvuga ko yakijijwe, umuntu wese uvuga ko yahuye na Kristo, akumva ubutumwa bwiza akabwizera, aba avuye mu bigirwamana ahindukiriye Imana nyakuri akayikorera. Ubusanzwe umuntu wese udakijijwe aramya ibigirwamana. Sinzi niba mujya mubitekerezaho uburyo umuntu utizera ukiri mu mwijima ataba azi Imana nyakuri, nubwo yaba ari umunyedini, nubwo yaba yaravukiye mu rugo rwa pastori, nubwo yaba ari wa muntu wajyaga muri Sunday school kuva ari mutoya. Iyo umuntu atarakizwa aba aramye ibigirwamana. Hari ibigirwamana biba byimitse mu mutima we, hari ishusho aba afite itari ya nyayo ku Mana umuremyi w'isi n'ijuru, kuko Imana y'ukuri iba itaramwihishurira, umuseke uba utaramutambikira. Ikindi, uburyo aba atumvira Imana ayobagurika agendera mu mwijima, iyo udasavinga Imana y'ukuri hari ibindi bintu ubusavinga. Iyo utari gukorera Imana nzima, iyo utizera Imana y'ukuri, hari ibindi bintu uba wizera. Ntabwo na rimwe umuntu ajya aba hagati no hagati, ngo aba adakorera Imana, aba atizera Imana, ariko nta n'ikindi yizera hagati aho. Oya, ibyo ntibibaho. Umuntu wese ahava akagera mu baremwe afite ibyo aramya, kandi utaramya Imana ntabwo ari aho ngaho ari umunyangeso nziza gusa udafite ibindi aramya. Oya, niba ari umunyangeso nziza nyine aba aramya imbaraga ze, aba yihimbarisha, ni ukuvuga ngo aba yiringiye imbaraga ze, aba yiringiye izo ngeso ze, aba yiringiye yuko ingeso ze hari icyo zamugezaho, aba yumva ubushobozi bwe n'akuya yabize ari byo bizamugeza imbere y'Imana. Izo rero, izo yishingikirijeho nizo zihinduka Imana. Umutima we ushukana kurusha ibintu byose niwe umuhindukira Imana. Abafite ibigirwamana byinshi mu mutima we, hari abaramya imiryango, usanga imiryango ari cyo kintu avuga ati, hari n'abajya bavuga ngo y'Imana itabaho, ngo nari kuramya mama, ngo nari kuramya papa, ngo nari kuramya anko. Ukibaza, umuntu ari kwiyumva ibinavuze arabyumva ibyo ari by'uburemere bifite? Ntacyo aba atakubwiye buriya aba anamuramye, kuko n'ubundi ntabwo aba aramya Imana nyakuri. Abandi ugasanga baramya bacerishinga amafaranga kabisa, ifaranga niryo rigavaninga ibyo atekereza, ibyo akora, move ziwe zose ubona yuko ziri motivated n'ifaranga. Abaramya akazi, ugasanga umuntu yihebeye akazi ku buryo nyine akubwira ati ubundi ibyo byo gusenga buri mu biki, wagiye ukora akazi ukavana amagambo aho ngaho. Murabazi muri iki gihe baradutse cyane, mukura amaboko mu mifuka mujye mu kazi, ukumva icyo yita gukura amaboko mu mifuka ni uguhagarika gusenga. Urumva? Abandi baramya amaguverinoma, ugasanga abantu rwose
aravuga ati nyine ukabona wagira ngo ubutegetsi niyo mana ye, nibo bafite ubuzima bwe, nibo bafite gupfa no gukira mu biganza byabo k'uwo muntu. Ku buryo nyine buri uko ateruye amagambo avuga igihe cyose uba wumva ko aribo ari gukeza, nibo ari kuramya, nibo akesha imibereho, niba akesha guhumeka, atabafite yahwera. Ibintu byinshi abantu baramya, byinshi cyane. Utaramya Imana rero ntabwo aba nta kindi aramya. Aba bose rero ibyo bindi baramya, noneho twongeyeho n'abibariza ibishushanyo, ababyikubita imbere, abasenga abantu, abakurambere, abantu babayeho kera b'ibihangange ba Buda n'abandi, n'indi myuka mibi y'ahantu ho mu kirere abantu baramya. Abo bose bari mu gatebo kamwe ko baramya ibigirwamana cyangwa se baramya umwanzi Satani, kuko ibyo byose ni ibintu umwanzi yihisha inyuma. Haba n'abaramya izuba n'amabuye n'ukwezi, Satani abyihisha inyuma akoparatinga muri ibyo bintu baramya. Rero bose bahurijwe ku kuramya umwami w'umwijima. Uko byagenda kose utaramya Imana y'ukuri aramya umwanzi Satani, uramya kamere ye, uwumva agomba kuyiha akayihaza ibyo ishaka byose, uwo nawe akorera Satani. Nta buryo na bumwe wakwepa Satani kuko afite aba agenti muri ibyo bintu byose, ariko umwami ukorera mu batumvira n'umwe. Ibyo waba uramya byose, niba wavuga ati njye ntabwo ndamya Satani, ndamya izuba, ndamya ukwezi, ndamya imvura, ibyo byose ni umwuka ukorera mu batumvira uba urimo uraramya. Aba Batesalonike rero bagezwemo ngo n'ubutumwa bwiza, ubwo intumwa zageraga iwabo, ngo ikintu habaye ikintu cyitwa repentance. Niyo kintu nshaka ko tureba muri uyu murongo, twitegereza, dutekereza cyane, tubihuza n'ubuzima bwacu. Ese iyo uvuga ngo warakijijwe, what do you mean? Ni ubumenyi wakiriye ubwongera ku bundi wari usanganywe, wumva ni ibintu bimakinga sense, uravuga ati aka nako ni ijambo ry'ubwenge ryahindura ubuzima bwawe, reka ndigundire ndigumane. Cyangwa wararekuye urajugunya byose. Pawulo aravuga ngo kubw'uwo yahombye ibye byose, kubwa Kristo, ngo kubwo kumumenya no kumenya ubutunzi butagira akagero, ngo yahombye ibye byose. Wowe wakijijwe ute? Mbwira ubuhamya bwawe, tuganire, umbwire wageze ku mwami gute. Ese wakijijwe nka gutya? Ndakubwiza ukuri ko niba utarakijijwe nk'Abatesalonike, nta gakiza ufite, kuko nta dukiza tubiri tubaho. Agakiza ni kamwe kuva kera kugeza n'iyi saha. Uwakijijwe kera uko yakijijwe niko n'uwo y'isaha akizwa. Nta muvuno wawe wavumbuye mu gukizwa. Niba utarakijijwe nk'aba bantu, ngo uhindukirire Imana wimuye ibigirwamana. Uvuga ngo agakiza ni ukuva kuri bimwe ujya ku bindi. Ntabwo ari ugutwika inzaratsi uvuge ngo sinzasubira mu bapfumu, ariko kandi ntunaramye Imana y'ukuri. Cyangwa se ngo ushake kuyibangikanya, uvuga uti ndabyukira muri nibature, njye mu rusengero nsenge mbe umudiyakoni nkorera Imana, ariko ku ruhande nzajya njya kubaza da, urambabarire, nzajya ngenda mbaza uko bimeze. Ukinyabyuka ugakatira mu barangi, mu bapfumu. Umenye neza ko Imana itabangikanywa. Repentance, urarekura ukagira ibindi ufata. Ntabwo bicakira byombi icyarimwe, ntabwo bifata byombi. Abangaba ngo icyababayeho ngo nuko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana, ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho. Izo zindi za mbere ntabwo zari Imana nyakuri, si Imana zihoraho. Izo rero
ngo icyababayeho mwararekuye murazibukira kugira ngo mwiyegurire iriya yindi y'ukuri kandi ihoraho. Ibyo bintu niba atari ko kuri kwabaye mu mutima wawe, wowe unyumva muvandimwe, mwene data, nshobora kukwita mwene data nyine kubera ibyo wambwiye numvisha amatwi yanjye ari limited atabasha kureba mu mutima wawe, ariko Imana ntabwo inegurizwa izuru. Imana ireba mu mutima, izi ibyihishe, izi neza ko utigeze urekura ibigirwamana. Hari ibyo wimitse mu mutima wawe, uracyatwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Hari ibintu byinshi mu mutima wawe byagutwaje igitugu bikurusha imbaraga, ku buryo nawe wibwije ukuri ko kurareba ukabona n'izo mana zawe. Ni ibintu ubona ubuzima bwawe bushingiyeho ku buryo wagira ngo guhumeka kwawe no kubaho kwawe ntibishoboka icyo kintu kidahari. Ni ibikwizingiraho vuba, ni kamere ikomeza kukunesha buri munsi, utagira n'umunsi n'umwe uyikandagira ku gakanu, uvuga uti ndarwana nayo cyangwa mpfe. Izo mbaraga, iyo kuraje utajya uyigira, ahubwo uhora uyamanitse uvuga ati none se ko ariko mba mbishaka. Ni addiction yakwibasiye ku buryo iyo ihitinze ntabwo resist. Bati yewe ibi ngibi niryo hwa ryanjye, nicyo mbana nacyo, ntaho nagihungira, ukumva mbese ntacyo ufite cyo kubikoraho, uracyari mu bigirwamana. Reka mbereke ikigirwamana gikomeye cyane. Dusubiye inyuma gato muri urwandiko rw'Abatesalonike, dusubiye inyuma mu rubanziriza mu Bakolosayi, umurongo wa 5 w'igice cya 3 mu Bakolosayi, hari ikigirwamana batwereka. Kuri 5 haravuga ngo noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Imyifurize yose, ibintu byakubujije amahoro wifuza. Kwifuza ntabwo ari need, iyi ni desire, ya strong desire. Hahandi nk'umuntu mbese wabaswe n'urumogi, hamwe atababasha kwikontorora atarunyoye, hamwe avuga ati byarananiye ku buryo akeneye rehab, bakagenda bakabanza bakamera nk'abamukora bundi bushya. Bene icyo kintu, bene iyo desire, ikintu kiza kikakwigarurira, ukumva intekerezo zawe zagiye, ukumva ibyiyumviro byawe nicyo kintu biri gushaka, ukumva imbaraga zawe nicyo cyonyine wazimaza, ukumva intekerezo zawe nta kindi zibasha gutekereza. Ntushobora gutekereza umushinga ufite akamaro, ahubwo ibi bintu ni strong desire zikwigarurira mu mitekerereze no mu mubiri no mu mikorere. Nyine icyaha handi kiba kikubwira ngo nkora cyangwa upfe. Iyi myifurize yose, none ibi bintu nta nubwo bifata ku byaha gusa, n'ibindi bintu byose bitari Imana. Ikintu ucerishinga so much, ukagiha imbaraga zawe zose n'imbamutima zawe zose, niko kwa kwica rya tegeko rya mbere rivuga ngo urakundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ahantu ibi bintu uko ari bitatu ubidirectinze, niyo Mana yawe. Niyo mpamvu Uwiteka abiclaiming, akavuga ngo ibyo ndabikeneye bimwe, ubinkundisha. Rero ni gute upima ibigirwamana biri mu mutima wawe? Reba ikintu ubwenge bwawe n'imbaraga zawe n'umutima wawe biba byerekejeho, icyo ngicyo. Niyo mpamvu natangiye ngaragaza ko harimo abantu ibyo bintu biba biri kuri famiye pe, akumva ni family, ni family. Haba iyo iye uwashatse, abagore wumva nyine ibyiringiro byabo biri mu bagabo babo, n'abagabo baba bameze gutyo ku bagore babo. Abana babumva ababyeyi babo, nicyo kintu kabisa kuri iyi si.
bitavuze ko tudakunda ababyeyi bacu, bitavuze ko tudakwiye kubitaho no kubatekerezaho, ariko nyine iyo strong desire yo kumva wagira ngo niwo shingiro ryo kubaho kwawe. Abandi ibyo bintu babidirectinze ku ifaranga, ikintu cyitwa ifaranga, ikintu cyitwa akazi. Ewana 24/7 ni ifaranga, niryo riba riri mu mutwe rizunguruka. Abandi bari muri entertainment yatwaye umutima na roho ku buryo umuntu atajya abasha no kugira ibyo yitekerereza bizima. Nyine buri kanya uba ubona mu mutwe we huzuyemo entertainment n'imyidagaduro na leisure na pleasures zose z'isi. Niyo si aba yibereyemo, niyo yamutwaye umutima na roho. Ibyo byose ndakubwiza ukuri ko ari ibigirwamana. Ngo imyifurize yose ngo niyo gusenga ibigirwamana. Kumwe ubicravinga cyane, wumva umutima ubinyotewe ku buryo uba wumva hari nibitabone kuri buhwere. Ibyo bintu ni ibigirwamana. Iyo rero ngo umuntu akijijwe arabyimura agahindukirira Imana nzima y'ukuri kandi ihoraho. Ako niko gakiza. Agakiza ni repentance. Ntabwo agakiza ari amakuru wakiriye hanyuma ugakomeza no kugundira ibyo wari wisanganiwe, ugakomeza kwivuruguta mu byo wari ubayemo. Ahubwo agakiza ni iyo repentance, ni ukwimura ibigirwamana no guhindukirira Imana nzima. Iyo myifurize yose yo gusenga ibishushanyo, direct it ku Mana. Ujye wifuza Imana, ujye uyikumbura, uyinezerwe, nubona ijambo ryayo wishime cyane. Abantu bakunda politike, iyo ari nko kumva ijambo ry'umukuru w'igihugu ubona adashaka n'ikimuderanje, ubona afite attention nyinshi buri kajambo kose agakurikira. Ariko biratangaje when it comes to God. Usoma Bibiliya uri kureba status, ukajya ureba ku cyanditswe, ugascrollinga kariri kuri YouTube. Ntabwo ari ibintu uha attention cyane, uba wumva biraho nyine. Ariyo mpamvu ritajya ari guhindura. Uri distracted, nugira umwanya wo kuritekerezaho, nta meditation. Nukuvuga ngo uyu munsi ngo nihaye 30, ukayisoma vuba vuba usiganwa uhita wiruka ujya mu kazi. Ako wafata telefone ukayicaraho amasaha 4. No ku kazi wafata computer ukajya uswitchinga Windows, ufite iy'akazi n'indi ya chat cyangwa se y'ibindi bi entertainment urimo. Boss yahinguka gato ugahita uzana window y'akazi, yaza akabona umuntu ari faithful ari gukora akazi byakomeye, yamara kurenga gato ugahita ugarura window y'amachat n'ibindi byose uri kureba. Warangiza ugataha unaniwe ngo uvuye mu kazi, wayura. Umenye ko ufite ibigirwamana mu mutima wawe. Ukwiye kwihana by'ukuri, true repentance. Ukwiye kwimura ibyo bigirwamana ukimika Imana nzima. Hari imvugo yo mu idini bango ngo kwakira ngo Kristo ngo nk'umwami n'umukiza. Ariko iyo mvugo irakomeye cyane. Ese ni umwami wawe gute? Umwami utakuyobora ni mwami nyabaki? Umwami wakenetse waciye amazi? You have to repent by'ukuri. True repentance. Hari ibyo uvaho, hari n'ibyo ujyaho. Ntabwo bifata byombi. Cyangwa ngo ugire ibyo ujyaho na bya bindi utarabirekura. Rekura hanyuma ugenda ufata ibindi. You repent from and you repent to serve the living God. Hari ibyo denouncing ukavuga no. Kansoreze ku magambo tubona muri Tito, urwandiko Paulo yandikiye Tito.
igice cyaho cya kabiri kiravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana, ku murongo wa 11, buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, ngo butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Vandimwe, niba ubuntu wakiriye butakwigisha kugenda ureka bino bintu, kugenda uvuga no to the worldliness, ubidenouncinga, ubyigizayo, ukatinga kamwe uyu munsi, ejo ukavanaho akandi, n'ejo akandi, n'ejo akandi, kugeza ubwo umwami azagusanga ugenda wezwa, apana kugusanga wivuruguta nk'uko yagukijije umeze. Siko hariho bene data umwami azapiyaringa bakabebera, bakamera nk'abakozwe n'isoni. Tubona mu byanditswe ngo imirimo yabo izagurumana, ngo bagakizwa nk'abakuwe mu muriro. Wagira ngo ugasanga nyine ubuzima babayeho, kuraje yo kumortifyinga icyaha ni hafi ya ntayo, ni gake, ku buryo nyine ntago yita ku gutekereza ngo ibyo ndi gukora ni ibiki. Ariko umenye ko ibyo bintu biri dangerous. Hari igihe uvuga ngo mfa kuba nzakizwa, ushobora kuguma wibwira gutyo, ugasanga nabo ntubarimo, ahubwo umwami yamara guhishurwa ahagaze ku bicu akakubwira ngo mva imbere sinigeze nkumenya. Nyine kwizera iyo tangente no kugendera kuri ubwo bufindo umeze nk'uwa betinze ngo nzapfa nzakira simbizi, ako nta gakiza kabirimo. You have to repent. Uhindukirira Imana nzima ihoraho, uvuye mu bigirwamana, urabisiga iby'isi ukabizinukwa. Kumwe twaririmba ngo Yesu ndagukunda ndakwihaye, ngo nzinutswe uko ibyaha byajyaga binezeza, nkukundiye amahwa wanyambariye mu mutwe, ngo ntabwo nigeze nkukunda kurushwa nkukunda. Urukundo rwawe ku mwami rugenda rwiyongera buri munsi, uzinutswe isi, uzinutswe ibyaha, ubyanga urunuka, umwanda wivurugutagamo, Imana yamara kukoza wera de, ukavuga uti ntago nasubira mu isayo, ntago nasubira mu byondo. Otherwise nibitaba ibyo, Petero arakubwira ngo uzaba umeze nk'itungo ryitwa ingurube, rimaze kuhagirwa rigasubira mu isayo rikongera rikivuruguta, cyangwa umeze nk'imbwa imara kurya yangiza yagarura igasubira ku birutsi byayo.